urakuva umudamu ureba hano uko hasi inyuma ntabwo ariko hasi imbere umutima muraziranye muraziranye se ibigusohokamo biragaragaza ko ufite umutima mubi. buretse rero mbabwire ntabwo nshaka kumushwanira aha ngaha mwese twahujwe n'Imana nabafashije nk'uko Imana yantegetse mu mutima ntabwo buri muntu wese hano munkore mu rujijo muziranye hehe kwanza munkore mu rujijo muziranye hehe icyo nshaka kumenya. Ese ubundi iki kigabo kuki kiri hano? Iki kigabo ureba ni ikigome. Iki ngiki nicyo cyatumye umwana wanjye amera kuri uri kumubona. Wa mugabo kubera icyo uri hano? Ahubwo wese kubera icyo uranga uri gukora icyanga kuki ukomeza kunkurikirana? Nanone ni wowe naha niyiziye naho urahansanze. Ubusare njyewe nawe ninde usanze udahangara? Ni wowe kuko njyewe mvuye mu cyumba kandi wowe uri muri salo. Uvuye mu cyumba ntabwo bivuze ko ari wowe wageze ahangaha. Ahubwo uri gushaka iki? Uri guhiga iki ugamije iki? Ahubwo wowe urashaka iki hano? Nanone urankurikirana? Wa mugabo wampaye amahoro koko. Nyuma yo kunteza ibibazo ukankira mu byago umwana wanjye na n'ubu ngubu akaba ameze nabi kubera wowe. Na n'ubu uracyankurikirana? Umwana wawe ntabwo ari njye wamuteje ibibazo. Ahubwo niwe wabimuteje. Byumve neza niwe wabimuteje. Kuko umutima mubi wowe ufite washatse kuwushyira mu mwana kandi umwana afite umutima mwiza. Naka kanya ukomeza ugaragaza umutima wawe. Unsanze aho nihungiye aho nibereye utangiye kumbwira ngo nje gukora icyanga. Ahubwo wowe urashaka iki ugamije? Ninde wakundeje? Wampaye amahoro yanjye ko n'ubundi ntibereyeho ariko ukandeka. Kwera iki abantu babi? Kwera iki abantu b'imyaku batera imyaku batajya bava mu buzima bw'umuntu ko? Ubu narinzi ko niboneye amahoro ngiye gutuza nkatekana byibuze nkumva nanjye ngiye kuryama ngo nsinzire. None n'ubundi uracyanyiruka inyuma. Wa mugabo uranshaka biki? Wambabari basi ndakwinginze mbabarira. Ntabwo ushobora gutekana ufite umutima umeze gutyo. Ahubwo se mbwira umwana wawe umwana wanjye ameze ate? Ameze neza. Meze neza ariko ndakomeza kumva. Sinabwiye ko ari telefone y'umushiti wanjye. Atasiyo. Gisela wayishizana nazanya. Ariko utwo dukobwa usigaye unzanira muri iyi minsi ngo ni twa Gisela. Ngo nyuma ngo ni twa Korodina. Wabaye umuhungu se cyangwa wabaye umukobwa? Ni telefone yari yaneje hari ibintu nagombaga kwiyoherereza. Kureba amabera akikwa amagosa. Sonyi zese. Akwizera umwana w'ubu ngubu wa mwana we wagira ngo biba byoroshye. Hari imico mbona mose. Yihorere nsigaye mbona arasha ibintu byose ari ubushobozi bw'Imana twe nta kintu tugishoboye pe. Bariya mama ni telefone nkubwire. Bariya bandi abo bana uri kuvuga batandukanye nanjye sibyo? Ahubwo mama nashaka kubaza. Uri kumvugiramo cyane uretse? Hoya ni telefone mama ni telefone. Umva ahubwo ngubaze. Ndi kumva ari nyakajwe k'umukobwa. Neza. Ati siyo soneri ibaho sha urambeje sha. Ni soneri. Wasanga filime wenda irimo nawe. Nase zubicuranga ku buryo bisize mu nzu bikaba bikivugira uri hano. So warumamagaye se umbwira ngo ngushaka ngo ufasha guhatira. Umva ahubwo. Umva nkubwire. Nashaka kubaza. Kandi nsubize urumva humura mama humura. Mbwira ngo ngutiki. Nashaka kubaza. Buriya. Urabona ko nge nawe turi hano nyine ari nge nawe turanga. Yego. Nashaka kubaza buriya wenda ubonye nk'umuntu. Yego. Mu muhanda w'umukobwa sibyo? Cyangwa se uwari we wese. Yego. Wabasha kuba wamufasha nyine akaza aha ngaha tukabana nyine ukaba wamufata nk'umwana wawe. Ibyo sesha ni ibintu byoroshye. Ubwo abaye ari umukobwa yambere umwana ari mutoya ari mukuru ubwo yambere mukuru wanjye twabavandimwe nta kibazo. Ubwo abaye umugabo yaba musaza wanjye ni ibintu byoroshye gufasha abantu rwose ntacyo. Nicyo mukunda nizere ko ebana kimubwira nicyo mukunda ubundi umutima ufasha abari mwiza cyane. Urumva mama
ese uri kumviriza iki? komeza numva amajwi rwose sha y'abakobwa pe kumva ari agakobwa aya nje ntago iyo mico ari iyanjye pe ukaba waranyibyari. ubu nta n'isoni ufite uratinyuka ukambaza ngo umwana wanjye ameze ate ameze uko washatse ko amera hako kubera iki rubanda mutagira n'ubwo mutagira n'isoni cyangwa wowe uko washatse wowe wakigabo ukuntu kimeze gusa ntabwo tugerageza tumwiyubahe kuko amagambo mabi uri gukoresha nayo ndamutse nyakoresheje byakubana bibi kuri aho ngaho rero twembi twiyubahe urakumva Mana yanjye koko nimba ufite umutima mubi ushaka no kuwushyira mu bandi bantu njye nta mutima mubi mfitiye umwana wawe nta mutima mubi mfite ni wowe ufite umutima mubi mubi w'umukara wumva ushaka ko abantu baba mu bibazo wumva ushaka ko akana kanjye kamwe nako urumva ushaka ko gapfa ariko Imana ntabwo yabyemera ntabwo Imana itekereza nkawe wowe uri umugabo mubi wakize mu bibazo nayo nimereye neza yose tuziranye ngewe nawe narakubwiye inshuro nyinshi nakubwiye ngo rere kuriya mwana b'ikiraro kiduhuza ngewe nawe dukora ibyiza kugira ngo dukomeze guhura ku bintu bibi uti ntabwo bishoboka icyo kiraro uragica uri kubibona urangije urazengurutse agashyigira kuzengurutsa naho nibereye ndi kwikinga izuba ngo ba urahageze ese ari ngewe nawe ninde udashakira undi amahoro ni wowe utanshakira amahoro ni wowe utanshakira ibyiza ni wowe ahantu nari niyugamiye izuba ari ngewe urahansanze ubu ngubu Mana yanjye reka nkugire inama rero cyangwa hano ni iwawe reka nkugire inama sibyo banza wimenye umenye uwo uri we umenye icyo ushaka sibyo none umenye naho uri kujya ibyo byose numara kubimenya biratuma n'umwana watuza akagira amahoro kuko muri aka kanya uri gutuma ahungabana kubera umutima mubi wawe ufite ariko kuri ngewe nimba uzi yuko ari ngewe ukubuza amahoro nimba uzi yuko ari ngewe utuma ugira umutima mubi tuza rwose uranzi neza ntabwo ibyo tubyihorere nyibwirira hari uwo babonye se tugiye gufasha byari kukubaza kugira ngo nyine twumve nyine ukuntu wabyakira ariko ndabizi ko uri umuntu usenga uri umuntu mwiza ndabizi ko ugira umutima ufasha ntekereza ko niyo yaba umugabo ntekereza ko uwo ari we wese wamufasha nk'uko nanjye wamfasha hari umugabo ubwo nyine mukuru ubwo se yambera muyomba yaba ari iki ariko rwose nta mwana wanjye ugereranya ibintu yakubera ndera yakubera hagiye bavuga ngo iki ni muyomba ni ni muri za ndimi ngo ni yanko ariko ngo ni muyomba uriya kugira umutima ufasha wumva biba ari byiza kandi wenda dufate urugero wenda nk'uwo muntu aramutse aje aha ngaha tukaba turi kumwe yadufasha imirimo urabona ko tuba turi aha twenyine hari n'igihe ujya gucuruza ka gataro kawe urumva narangiza ngasigara aha ngaha mfite irungu mba nyine umuntu wanganiriza nyine nkamubura kandi urabizi ntabwo ngira ibintu byo kujya muri ibyo bintu nka biriya wari kuvanga ngo abakobwa ndabizi ntabwo ngira ibintu agakungu k'abakobwa cyangwa se byihorere mwana wanjye ibyo ngibyo tuzareba kizakurikira ariko Imana igikundindira dore ibyo hanze ntibyoroshye nawe uzajya umfashe nyine urusheho kunsengera cyane nk'ibisanzwe mwana wawe biranaduhaza yego kujya guteka ubu birarangiye ibirayi bitatu uzi ukuntu usigaye ngira inzara ariko sinda none usigaye ugira reka njya guhaha ibindi shakishiriza ahandi ahubwo ntugire nkubaze muzi kwivuga neza mukivuga ibintu byiza ubu ntabwo ubona ko uri mubi icara witekereze ubu ntabwo ubona ko uri mubi koko ariko nizere ko ibintu ndi gutekereza nyine ari intekerezo zanjye atari byo kuko bibaye ari byo wumva nyine ko ari ibintu uri wa gutekereza mugabo nawe ubwawe urabizi ko ibyo uri gutekereza ari bibi gerageza bwa rimwe nibura utekereze neza ku bw'umwana wawe nibura mu buzima bwawe utekereze neza kandi nabwugira umwana wanjye umufitiye impuhwe wowe nyine ni umwana wanjye wimuvuga rero wimvugira umwana ibyo wakoze warabikoze
ibibazo arimo uburibwe arimo ataza no kuva aho agomeza gukorora kubera wowe ukomeza umuvuga utamuha amahoro. uriya no mu marayika nta kibazo afite abe namba, ahubwo urakomeza kumushyira mu majwi niwe uri bumutere ibibazo byinshi cyane, ariko ubundi yakagombye kuba atuje avuga ati noneho ngiye gutuza, ariko kubera wowe ibintu bishobora guhinduka nabi. Bwa rimwe ndagusabye. Ana yanjye koko ubu kubera iki ari wowe mbonye muri iki gitondo koko? Ahubwo nongere nkubaze uwagize hano Gwata nk'ubu kuri gwata ibirayi n'amazi washyizemo ntabwo ari buhinduka umukara. Nta kibazo bibazi n'ibyo bibazo biri kumbaza. Ntabwo ubu bireba se ku buryo wagenda ukazana amazi ugakiramo. Hakushimara. Ega mwana mba nyine nawe mba ndi mu cyumba ndimo ndakurikirana amasomo. Sigaye usubira inyuma kandi gake gakeya. Gutese. Ko manota wabonye bwa mbere atari wabonye ubu. Mama. Nawe urabizi. Ntabwo ubu hari bawagiye, ntabwo uza ngo nsubirishemo amasomo. Usubirishemo nagiye kuzunguza. Ariko urabizi nawe nuko wijijishana urabizi ko ndi umuhanga. Ahubwo kanjye kuzana amazi. Dushyiremo birayi. Ni telefone mama. Ni telefone. Abazimu bashe. Umeze neza nizere ko umaze kumenyera mu rugo. Umeze neza ikibazo wigeze ugerera ahangaha. Uramenyereye ni byiza cyane kandi nanjye ndabikunda. Buriya ikintu kijyanye no gufasha buragufasha umuntu nuko ni neza ubu uzayisanga imbere. Ukora neza uyu munsi ineza ukazayisanga imbere. Nanjye ndazi neza ko hari umugisha Imana ibinteganyirije. Ni byiza cyane. None se reka nze nkubaze. Maze iminsi mbitekereza mu mutwe wanjye. Ko nzi ko naba narahuye nawe bwa mbere ni mbwiza ukuri. Ni wowe twahuye n'ubundi wari wicaye ku nzira bwa mbere. Ufite n'amafaranga. Hari amafaranga yagiye he? Ko nzi ko n'umundi nakubonanye amafaranga wakabaye warabifashijemo ukaba warakemuye ibyo bibazo. Byaje kukugendekera gute kandi nabonaga ufite amafaranga? Erega buriya ibintu byose ntabwo umuntu abona umuntu bwa mbere ngo ahite abimubwira. Buriya nagize ibibazo byinshi ku buryo ari amafaranga ntakiyafite. Nagerageje gushaka uburyo nakwikemurira utubazo tumwe na tumwe ariko n'ubundi birangira byanze. Amafaranga rero nayishyuye inzu, nyir'inzu nari murimo amadeni menshi, nari murimo amezi 5. Mwishyuramo amezi 4 nzi ngo wenda arambabarira areke ntuze ndyame nsinzire, birangira n'ubundi anyirukanye kandi n'amafaranga nayamuhaye. Rero nubwo buryo amafaranga ntakiyafite nubwo ntari nabikubwiye mbere, ariko nyine nuko nari ntaramenya ko ushobora kundeba ngo ngirire neza nka gutya, ariko ubu noneho nta mpamvu yo kubiguhisha, ni uko nguko byangendekeye. Okay, kigaragara wagize ibibazo byinshi nyine bibaho mu buzima. Umuntu agira ibibazo by'uruhuri ugasanga n'ubundi n'ubufaranga bwose umuntu agufasha cyangwa waba ufite mu ntoki biraza bisa nk'iyanga nta kibazo bifasha. Bijya n'ubyumva nta kibazo. Simusa kubona cecetse turimo turaganira twenyine kutisanzuye. Erega buriya nuko ntabikubwiye, ibibazo byose nagize dore intandaro n'icyo kigabo cyicaye aho ngaho. Wiki ngo kwande iyi si umazeho igihe ariko ntabwo ari kinini cyane nicyo tumaze. Ariko iby'isi bigatera gatoya. Uko byumva? Ngone mu rujijo ngewe mu ngone mu rujijo. Uko asinyuma ntabwo uko asimbere mu mutima. Muraziranye se? Ibigusohokamo biragaragaza ko ufite umutima. Buretse rero mbabwira ntabwo nshaka umushwanira ahangaha.
mwese twahujwe n'Imana nabafashije nk'uko Imana yantegetse mu mutima ntabwo buri muntu wese hano munkore mu rujijo kwanza muziranye hehe kwanza munkore mu rujijo muziranye hehe icyo nshaka kumenya ese ubundi iki kigabo kuki kiri hano iki kigabo ureba ni ikigome iki ngiki nicyo cyatumye umwana wanjye amera kuri uri kumubona niwe wamugonze wambwiye ko niwe wamugonze se ese nonomo kubera we iki gakwandika mumbabarire munkure mu rujijo sumbwiye ngo reka mvuge se none reka mvuge sasa wabonye ahantu wasanze wahabonye ntuhibuka ndahazi urahibuka neza ndahazi none nawe nabukaye nabo hanze urumva ntazi uyu mudamu teta urakangutse usahise akangukara ndakingura inzugi gusa agiye kuri toilette okay mbwira uyu mudamu niwe wacururizaga agataro mpageze umwana we yateta abarambonye uramuno mu marayika anzanira ikintu cyo kurya mu byo yacuruzaga uyu ngo yataraza yirukanka arabishuza ambwira ati nimba ushaka kubirya byishyure ambwira nta mafaranga y'epfo hano ndi gusabiriza arajyana ariko ubwo ari gutuka umwana ariko bimwanga mu nda kundi munsi umwana bagiye gutaha ndi hariya wasanze umwana kumbi yafashe icunga arishyira mu myenda bamaze kwambuka umuhanda agaruka kujyana anzanira rya cunga nibwo moto yamugonga uruhare nagize mu kugonga umwana ni ubuye usibye ubugome bw'uno mumama utazi kumenya umwana ibimenyetso bye kari gukoreshwa n'Uwiteka ubundi ubugome ngewe mfite aho ngaho gatangwa mu sobanura brese oya ndumva impande brese mama kigatuma umwana ngo yibe ngewe nigeze brese sinafashe umwanya wo kumva uyu nguyu ibintu ari kuvuga ni munkore muri uru rujijo ngewe kandi nyine ari kukubeshya umwana wanjye yanyibaga utuntu nacuruzaga ku gatabo akamushyira nawe akakira nta n'isoni afite kambabwiza ukuri ngewe ndimo numva ibintu murimo muravuga wagira ngo ni sinzi niba ari isi yanguyeho biranatangaje kubona mwebwe ubwanyu mwicaye hano muziranye kandi nabafashije biratangaje cyane ntabwo ikintu cyo igitangaje ni ukuntu ngo ari kubaza ngo ngo arakora iki hano kandi nawe azi ko ari umuvumba nk'abandi bose mbese tubigendanemo neza yaba umuvumba nawe mwese mwita umuvumba ngewe ndabafashije mwembi nge ndi umuvumba kuko urugo si urwanjye waramfashije nk'uko wafasha n'abandi bantu bose ndi hano ushatse wambwira uti sohoka nasohoka nkagenda n'uyu ngo ushatse wambwira uti sohoka yasohoka okay sinzi wenda ibyo mwumvikanye mbere yo kuza ubwo nyine uragira ngo banyirukane ntabwo ngiye nshaka ko bakwirukana kuko igitandura ro ntabwo aricyo ndaraho n'ibiryo urya rwose ntabwo aribyo nkeneye kugira ngo mbeho njye mfite urwo ndi kurwana narwo uri kubyumva neza ahubwo nawe gerageza urwane n'umutimanama wawe ureke gusohora amagambo mabi ari mu ubumara bw'inzoka y'inkazi tuza musa tuza tubigendanamo neza mama teta niba ari mama teta reka mubwize ukuri nimba narabafashije ngewe nk'uko Imana yantegetse mu mutima wanjye tugakora gutya n'uyu tugakora ku rundi ruhande ibyo bibazo byanyu muziranyeho nimubizane mu nzu yanjye kuko nimuza kunkoroga biraza kuba bibi tubanye hano ko tubanye hano murabizi mureke tubigendanamo neza